Yes, reka nonye mbashimire mabwire ngo amahoro Imana abane namwe katubwire iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru katubwire bari mu gihe rwatatu babwire ngo turabakunda cyane katubwire East Africa tubabwire ngo turabakunda tubahoza ku mutima Imana ibagirire neza katubwire diaspora ro mu ndimi z'amahanga ngo diaspora katuzibwire na z'Imana zihereza umugisha katubwire ngo Imana ibahire ihire imigisha amaboko yanyu katubwire bari mu gihe rwagati katubabwire ngo namwe hano i Kigali turavuga i Kigali tubabwire ngo Imana ibahereze umugisha kandi tubabwire ngo ntanyiro nzaza umwaka mwiza uzabera amata n'ubuki uzabera umugisha reka tukubwire wowe utarakora subscribe share comment kugira bishoho kugenda neza kakubwire ngo hari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yes, reka tukubwire rero nimba huri ari mu gitondo reka tukubwire ngo ugire umunsi mwiza nimba bwije nimugora tukubwire ngo ugire igicamunsi cyo mu mugoroba mwiza Imana ibane nawe nkibisanzwe rero mwumva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Theo hanyuma imbere tafite umushumba kozi w'Imana Imana yamagaye kandi nzi neza yuko impamvu Imana imwongera iminsi yo kurama iracyamufite umugamo wo gukoresha ibitangaza birenze n'ibyamukoresheje mu myaka yashize turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze Theo ndabashimiye kandi mboneyeho gushimira abantu mwese mukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana kuri Most TV. Amen. Mumeze neza murakomeye? Meze neza nzanye ubuhanuzi. Amen. Nzanye impuguro. Yego. Nzanye amakuru. Nukuri. Icyo nkundira abashumba mwambara neza. Wambaye neza? Murakoze. Nabikwiriye. Twambarira Kristo tukanambarira intama. Yego. Buriya umukristo wese ushumbye ntago yanezezwa no kukubona wambaye nabi. Usibye ko nyine atabikubwira ariko ubundi yaba yumva ari igisebo yumva ari ikinegu kubona umushumba we adakeye nuko nyine byabaye nabi. Ubundi kera iyo umukristo yabonaga umushumba atameze neza yahitaga agenda nyine afite ubushobozi agahita bagatereka muri kote akarizana atanamubwiye akazamubwira ati umwuka yanyemeje kuguha iki wenda hari icyo yabonye kitameze neza. Ariko iyo tugira ubuntu nanone Imana ibiduha batagombeye kubitugurira cyangwa se bakabitugura atari uko twambaye nabi. Yego kuba ko mu namenyo y'Imana reka rimwe negeze nkorana ikiganiro n'umushumba wa ADPR ntarabuze kuza kuvuga izina ryiwe yo kubivuga hanyuma turakorana ikiganiro arangije aravuga ngo Imana ibikeneye kurira muri ngewe rero nimba ari ikintu cya mbere kiraho abantu bakwiriye gukora bagakwiriye kumenya ngo umushumba niyambara neza cyangwa nawe kameze neza mutima unezerewe umenye ngo nagusengera isengesho ribugire ku Mana nta kizinga kiriyo. Yego hanyuma rero katwakire utangire usenge Imana tukwakire mu buhanuzi Imana iguhaye karibu. Nakoze cyane Mwami Yesu Kristo turagushimiye turaguhimbaje kugira neza muri izi ntangiro z'umwaka kuri uyu munsi mukuru abantu bose bari kwizihiza banejejwe cyane nuko barangije umwaka batangiye umwaka mushya. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wa none no mu bihe bizaza uzumva iki kiganiro azasubizwemo imbaraga azagira ubuzima bushya azagira icyerekezo kizageraho kimukura nandi kimugeza kizaba ikiganiro gihorana imbaraga zomora gihorana amavuta akiza imitima kizaba ikiganiro cy'ibihe n'ibihe guhera none tugizeye gutyo tubyakira kugira ngo Mwami ushyire imbaraga n'umutuvura muri iki kiganiro mu izina rya Yesu amen. Karibu turakwakiriye. Murakoze. Yego ndumva ntago turi butinde Theo ahubwo turabwira abantu iki Imana itubwiye. Ijambo rya mbere shaka kuvuga mbere yuko nza gusoma na Bibiliya ndagira ngo mbwire abantu ko umuntu wese utari bwumve iki Imana ivugana nawe uyu mwaka uzamubera mubi cyane kuruta uko yabyibwiraga. Ntago abantu babyumva kuko Imana yaratubwiye ngo ni umwaka wo kuyungurura. Umwaka wo kugira gute? Kuyungurura. Yego. Buriya reka nkubwire akayunguruzo kataraboneka
ibintu byose byo mu myumbati biba byiteguye kuba ubugari. Ariko iyo akayunguruzo kaje hari ibisigara inyuma. Yego. Ariko wari uzi ko no mu ifu yasewe iyo wongeye ukanyuzamo akayunguruzo twari ibintu bisigara. Imana ivuze ngo uyu mwaka ni uw'akayunguruzo. Ibivuze ibintu bikomeye abantu. Kandi ngiye bareka sabe n'abantu badukurikiye bareke rwose kumera nk'abantu babandi Bibiliya yavuze ngo imitima yabo izaba iriho ibinure ku buryo batumva ijambo ry'Imana. Abantu rwose nibumva Imana mu buryo bwa nyabwo banamenye yuko kandi Imana iracyafite abakozi. Yego. Kuba igisata kivuga butumwa cyangwa se cy'umurimo w'Imana cyaragize ibibazo ni wa mukobwa wabaye umwe agatukisha bose. Ariko ntibisobanuye ko 7 bitarapfukamira Bayali byapfuye nabyo birahari. Nge rero Imana yarabimbwiye ngo mbwira abantu ngo umuntu utazitonda uwo mwaka uzamumera mubi kuruta uko yibwiraga. Kuruta uko yibwiraga. Kandi ngo ni umwaka w'akayunguruzo. None se ubwo niba nabwiye ngo iyo imyumbati nyine ikiraho yose ibizi ko ari ubugari, ariko akayunguruzo kageze kahita gashyira bimwe ku ruhande. Icya kabiri na yafu yo banyujijemo bindi birasigara nabyo baba byari byiteze kuba ubugari. Hari abantu rero bahora bumva Imana ivuganye nanjye mfite imvugo y'Imana. Dore ko dufite n'indirimbo zirimo kugenda ziduhumuriza kubera ko abantu muri iyi minsi bahuye n'ibikomere byinshi. Yego. Ariko mboneraho kubwira abantu ngo ntabwo tuzanye amakuru yo kubakora umutima, ahubwo tuzanye amakuru yo kubabwira ngo bamenye uko bagendana n'Imana. Imana twe kwimera nk'abayishakaho amakuru y'ibyiza gusa, ariko yo idushaka itubure. Yego. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana tuze kurigenderamo. Yego. Hano muri Yosuwa igice cya 1 umurongo 10 na 11 aravuze ngo Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati munyure mu ngando mutegeka abantu muti nimukora amahamba ko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Amen. Ahangaha rero ni ijambo ryitwa kwambuka. Si ubundi ujya uhita wibaza ngo nambukanye iki. Ariko ntaragera ku cyo kwambuka reka mbanze mbwira abantu iki ngiki. Mboneraho no kubifuriza umwaka mushya muhire. Amen. Reka mbwira abantu iri ngiri ntago bari bubure kubyumva. Hari igihe abantu umubwira akubwira ngo ndashima Imana ngo ndi mu mwaka mushya. Ariko ngiye wibuka ku mwaka nyine ndemerane n'umutima w'umuntu wese ku mwaka rwose kuba mushya ubwo ni mushya. Yes. Mwaka ni mushya kubera ko iminsi ibyumweru amezi aba ari bishya. By'umwaka bari mushya. Ariko ushobora kutakubera muhire. Yego. Ushobora kutakubera muhire ntuhirwe. Guko guhirwa. Muririmbyi aravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Aravuga ngo byavuye ku cyaravuga ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Imana idufasha. Amen. Rero umwaka ushobora kukubera mushya ariko ntukubera muhire. Rero nge mboneyeho kukubwira wowe unteze amatwi kandi wowe ushaka kugira ngo ugendane n'ijambo ry'Imana no kuyoborwa n'umwuka. Usaba Imana uyu mwaka ukubera mushya ariko unakubera muhire. Imana iguhire mu rugendo rwawe. Imana ihire imishinga yawe. Imana ihire urugo rwawe. Ihire n'ubugingo. Ihire n'iby'umwuka bikurimo. Imana iguhire kuruta ubwa mbere. Imana iguhire mu bitekerezo. Hanyuma hari ibintu abantu bakwiye kumenya. Ubundi umwaka iyo urangiye ubu tuba tumaze gutera ibitugu icyo bita iminsi ya Noheli. Iminsi ya Noheli abantu batajya banamenya. Noheli abantu ubona hirya no hino birangwa nuko hano hirya no hino hari ibirugu. Abantu rero ntabwo bajya bamenya biriya birugu, bamwe barabipfobya bitewe n'amadini babarizwamo. Ariko tubona no kubwira abantu ngo impamvu ikirugu mukibona kandi mukakibona kiri mu giti kimeze nk'icya sipure nuko Noheli cyangwa se Yesu Kristo yavutse mu gihe ibintu iminsi y'ubukonje yari irimo kugenda irangira. Ibise hatonyoroka hakonjoka. Kandi iyo ubukonje bwarangiraga ibiti byose byabaga byarakokotse, igiti cyabaga gisigaye ni icyo ngicyo cyonyine twavuze nyine. Nuvuga ngo rero batangiye gufata ibyo biti barabishinga. Baravuga ngo iyo babonaga icyo giti gifite amababi baravuga ngo haracyari ubuzima.
Biriya rero gushinga kiriya giti bisobanuye ngo haracyari iki? Ubuzima. Ubwo abo ntasobanuriye Noheli bwashize cyangwa batarakurikiye ikiganiro barabimenye. Haracyari ubuzima. Ubundi Noheli bisobanuye ngo haracyari ubuzima, haracyari gucungurwa, haracyariho gutabarwa. Imana iracyari kutugirira neza, iracyadufiteho umugambi. Ibyo abantu bagikwiye kubimenya. Reka twivugire ku minsi mikuru abantu bari kwizihiza. Iyi minsi mikuru abantu bari kwizihiza, banze mbwira abantu ko Imana tuvuge ngo ni umwaka wo kuyungurura. Ngo kandi ngo ni umwaka Imana ishaka ko abantu bezwa ku gato na kanini. Ngo kandi ngo ni umwaka wo gusenga ku buryo agakiza nyako kongera kugira ireme mu bakristo. Agakiza nyako nabwiye ngo ufite ubuhanuzi, ufite amakuru. Ni umwaka wo kugira ngo abantu bongere basenge ku buryo agakiza kongera kugira ireme mu bakristo. Niko Imana yatubwiye, Imana yavuganye nanjye. Yesu nashimwe. Amen. Ngo kandi ngo nibwo hageze ko umukristo agaragaza ibyiringiro bye. Ahantu hose bivuze ngo umukristo agaragaza ibyiringiro bye, haba hajemo guhamya. Bivuze ngo ntabwo wahamya hadafite ikintu kikubaza impamvu z'ibyiringiro. Aho ntabwo ndi buvuge byinshi, abanyamwuka banyumve kabiri. Ni igihe kigeze ko umukristo agaragaza ibyiringiro bye. Ubwo ni muri sekiteri nyinshi, ni muri angere nyinshi, mu buzima bwinshi. Ku kazi ukagaragaza ibyiringiro, mu rugo ukagaragaza ibyiringiro, mu isoko ukagaragaza ibyiringiro, mu muhanda ukagaragaza ibyiringiro, wa mukobwa ukagaragaza ibyiringiro imbere y'abasore, wa musore ukagaragaza ibyiringiro imbere y'abakobwa. Ayiwe, abakozi b'Imana bakongera bakagaragaza ibyiringiro. Ibi bintu ntabwo abantu bashobora guhita babyumva, ariko abantu bakwiye kumva icyo Imana ivuganye nabo. Yego. Ariko reka norohere abantu, umwaka mushya. Umwaka mushya muhire, mugubwe neza, mugire ibihe byiza. Ntimunyange ngo mugire ngo ntangiranye namwe umwaka mbabwira amagambo abakura umutima cyangwa se meze nk'utongana. Reka da, ndimo mbabwira ngo mugire umwaka mushya, ariko mugire ibyo mwitondera. Hanyuma hari ibintu abantu bakwiye kumenya. Mugomba kumenya ko hagomba kubaho gusenga bihindura ibintu. Gusenga ikaba ingingo ituma ibintu byawe bihinduka rwose. Ntuze kubifata nk'ibintu bigiye kuba nk'ibintu baguhatira. Ntabwo ari uguhatwa, ntabwo ari gusunikwa. Iki ni igihe si igihe cyo kugira ngo umuntu mbese ahagarare adamarare, arangare, arye gusa. Ni igihe cyo kugira ngo n'abantu bakureho agahuge. Ejo bundi nabwiye abantu ndimo kwegera iminsi ya Noheli, Imana yari yantumye irambwira ngo nimbwire abantu babe maso. Ngo kandi niba baba maso babikore bafite amakenga menshi, kuko ngo hari abantu bafite target. Imana yambwiye ko abantu bari mu byiciro bitatu, ngo bafite target yo gutanga abantu h'ibitambo mu mpera z'umwaka no mu ntangiro zawo. Ntuze kugira ngo rero nubwo turi mu ntangiro z'umwaka, ntuze kugira ngo abatanga ibitambo barangiye. None se niba umuntu none yakibuza akavuga ati nakibuze, ntagenda akabwira uwo yasezeranyije kukimuha ati nubwo none nakibuze ariko ejo nzakiguha. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Ntagire ikintu kikurangaza ngo uvuge ngo reka ubwo ngo nageze ngo mu mwaka mushya ubwo ngo byarangiye. Satani izajya yicara. Ibiraniyo bavuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwanyu bwo kwinginga. Umuntu akwiye gusengesha umwuka iteka. Ibi bintu sinzi niba abantu babyumbateho. Imana arambwiye ngo izo mbaraga ziri mu bintu bitatu. Irambwira ngo hari abantu bafite imbaraga zibahiga zo mu miryango iwabo, bashobora kuba batanabifitemo uruhare ariko zo zihari zikora. Ushobora kuza zitakoreshwa n'ababyeyi bawe, ariko hari abandi bo mu muryango iwanyu bazikoresha. Ngo iyo umwaka ushize nabo bajya gutanga amaraporo muri izo mbaraga, bakagira ibyo bavuga, bakagira n'ibyo basezerana, bakagira imihigo bahiga mishyashya. Reka abantu bakwiye kujya babireba, kuko imyuka mibi irwanya abantu b'Imana nayo yigana ibiriho bikorwa mu isi isanzwe. Yes, ibikorwa mu isi y'umwuka wa gishitani bigana ibyinaha ku isi, ndetse hari naho bigana iby'ijuru. Hari aho bigana iby'ijuru. Turimo turajyana. Noneho ugasanga umuntu bamufashe bamujyana, wa muntu w'umukecuru wo mu muryango cyangwa w'umusaza cyangwa wanze kurekurana n'ibyo bigirwamana by'iwabo, ugasanga yafashe gahunda yo kujya kumurika ba bantu bose. Noneho bikaba karusho cyangwa se bikaba kaga noneho iyo afite ukuntu bamwiyumvamo cyangwa bamwanga.
bamujyanayo kurutaho. Niyo mpamvu umuntu w'Imana akwiye kuba maso. Imana irambwira ngo bazakora muri ubwo buryo nabakwanga, bafite ibyo bashaka kukuziza, bafite ibyo bashaka guhora, bahagupatanya kukugirira nabi, bafite mbese igomwa ryo kugomwa kurera abana bawe, kugomwa kwitwa umugabo cyangwa kuba umugore, kugomwa gukora ako kazi, kugomwa kurangiza amashuri, kugomwa kubona ibirori by'abana bawe, kugomwa. Abo barahari kandi barahari abanzi b'umusaraba wa Kristo, bahora bifuza ko iwawe habikiriyo. Abo se baracecetse. Niyo mpamvu rero uyu mwaka udakwiye kurangara. Si igihe rero cyo kugira ngo umuntu adamarare cyangwa umuntu ngo arangare, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese abe maso. Ndavuga ku bintu bitari bikeya ariko ndabicagaguramo. Icya gatatu, izo mbaraga Imana yambwiye ku mbaraga zikorana n'abantu bihishe mu bintu byo gusenga, babuze kwitwa abagenzi nyabagenzi, bahitamo gucisha imbaraga kugira ngo nabo rero bafite abantu batanga, barabatanga, bafite abo bapatanye bavuga ariko ntibagira untera ibuye. Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Muze kumbaza ngo ni bande, ngo uzabarebera he, ngo bari mu yahe madini. Bibiliya yaravuze ngo uzabamenyera ku mbuto. Ugiye kwiga ukamenya imbuto n'icyo Imana ivuga. Kandi ikindi, reka mbonereho kukubwira wowe ngo niba utari umuhanuzi uterekwa, Imana ifite uko ivugana nawe. Icya mbere, ishyaka ryari rikurimo yumva ryakamutse, ukumva ryayoyotse, burya Imana ikubwiye ngo icyo kintu wari ugiye gukora cyihorera. Burya ibikikubwiye nyine nuko nyine izi kutavuga, kubera ko itavugana nawe rero igucira amarenga, izi kuvugana n'abantu bayo bibiragi, amarenga y'aba bantu iyafite. Icya kabiri, iramurotesha, ishobora kurotesha ibintu nawe waba utari umuhanga wo mu nzozi, ariko ikurotesha ibintu bikagutera ubwoba swat, cyangwa se ukumva byanze gusimama muri wowe. Burya Imana ibigwaye message yawe, kandi mujye mwifuza ko Imana ivugana namwe. Abantu bakunda kugira ngo numve iki Imana ivugana nanjye, ngo mu kanwa k'umuhanuzi runaka, ariko nawe Imana ntabwo igeze na rimwe yigeze Imana yanga kuvugana nawe. Imana irashaka kuvugana nawe. Yego. Ikindi Theo, abantu bakwiye kumenya, Imana iyo ushaka kugira ngo utangire umwaka neza, ari ibintu bine abahanga bakora. Icya mbere nicyo bita evaluation, self evaluation, kwisubiramo ubwawe ukavata ubundi ibintu nabikoze gute, ukareba ibyakubayeho, ukareba urugendo wagenze. Utari wabasha gukora icyo kintu cyo bita self evaluation ngo wisubiremo, ntabwo umwaka uzakubera muhire. Nyine uzaba mushya kubera ya minsi navuze n'ibyumweru n'amezi, ariko ntabwo uzaba muhire kuko biguhira kubera ko hari icyo wahinduye. Kandi guhindura ntabwo ari intwererano y'abantu, guhindura ni wowe ubwawe n'Imana yawe. Yes. Kabiri, bakagira icyo bita determination, kwiyemeza. Kumva wiyemeje bati no quand même, nubwo ibi bintu namaze kubinyuramo ariko hari ibintu ngomba guhagarika, kabone nubwo byaba bigufitiye inyungu. Yo wadeterminye, yo wafashe icyemezo, iyo wiyemeje n'ibintu byawe biri gufitiye inyungu. Pawulo yavuze ngo ibyari indamu yanjye byahindutse igihombo. Nese umuntu ahomba ibyo ataranguye. Wari wabona umuntu Theo, wari wumva umuntu ukubwira ngo nahombye ataranguye? Biba bivuze ngo hari ibintu wari ufite bigufitiye akamaro. Iyo wamaze kwisubiramo ugasanga biguteranya n'Imana, bishobora no gutuma uzagwa muri rwa ruzi. Abantu bakwiye kumenya yuko ubuzima bwo mu mwuka burabungwabungwa, kandi umwuka wera hari abantu betara ngo bonye imbaraga aranyisha. Imbaraga zita umwuka wera ukuntu ari umusirimu, ukuntu agira discipline. Umwuka wera ukwambika ubusa, umwuka wera utumucira inkonda, ntabwo mbizi, ntawe nemeye, ntabwo njya nkwemera. Abantu rero bakwiye kumenya ubwenge, rero iyo determination nuko n'ibyari bigufitiye inyungu urekurana nabyo, ukabirekura kandi utazabisubiraho. Reka mbabwire, hari ibintu tugendana ariko tudakumbura. Ngiye kuvugira ijambo, mumbabare ntimundebe nabi. Niba wemera kuri umuntu w'Imana, ibintu wafasheho icyemezo ukwiye kubirekura nk'utazongera kubikumbura. Ndabaha urugero, umuntu agendana iyo atari yajya mu bwiherero, ibimurimo abagendana nabyo, ariko iyo abirekuye ntabwo yongera kubikumbura. Bundi wari ukwiye kurekura ibintu gutyo, bati ntabwo nzongera kubikumbura, ibintu namaze kumenya ko binyereza binandukanya n'Imana, ndabiretse. Icya gatatu nicyo bita mise en œuvre, gushyira mu bikorwa. Gutangira no gushyira mu bikorwa ibintu wamaze gufataho cya cyemezo. Icya kane ni conclusion, ukavuga ati no, maze gushyira mu bikorwa none nanzuye ko ndabirinda. Kubirinda, imbaraga zo kubirinda rero ntago ari ibintu umuntu azana gusa ngo avuge ngo
ushyiraho umwanzuro bati none ubwo namaze kubishyira mu bikorwa nkatangira kubikora ndanabirinda. Imana idufashe. Hanyuma mu mpera z'umwaka no mu ntangiriro z'umwaka abantu baba bafite amashimwe yuko Imana yabarinze, amashimwe yuko bariye, amashimwe yuko bize, amashimwe yuko bahumeka, amashimwe y'aho bageze, amashimwe aba ari menshi ndetse n'abantu baratanga. Ariko mbona no kubwira abantu ngo mu gushima hari ibintu abantu bakwiye kwitaho. Ndavuga ibintu bibiri mu gushima, mvuge n'ibindi bitatu. Icya mbere, mu gushima ukwiye gushima Imana ariko ugashima nabi Imana yakoresheje. Imana ishimwe. Icyo kintu ukitaho Theo. Nuvuga ngo ntabwo gushima Imana gusa bihagije. Kubera gushima nabi Imana yakoresheje. Nabi Imana burya ntabwo nkubwiye ngo bagereranya n'Imana, ariko gushima umuntu Imana yakoresheje ukarya. Ukavuga uti ndagushimira ko wabaye igikoresho cyiza cy'Imana. Uko bwije nuko bukenda gusabira. Ntabwo ari bibi. Gushima umuntu ukavuga uti nukuri Yesu wawe uzamugumeho. Ukomeze gukorera Imana neza. Kubera ko nubwo wanga kumushima hari n'abandi nabo bababajwe n'abababaje. Wari ukwiye rero gutekereza ko niba umuntu atarakubereye ikibazo yakubera umugisha, wari ukwiye kumushimira. Kuko hari abandi bafite amarira adakuka atacika. Mbona no kubahumuriza no kubakomeza amabwire ngo Imana yanyu igiye guhindura page. Hari abantu bafite ibikomere bakomerekejwe n'abandi. Ngira ngo mbabwire ngo muri izi ntangiriro z'umwaka Yesu agiye guhindura page. Kubera ko umuntu wese ikimurimo cy'umuntu yariye n'icyo agiye gutura umubi wacu. Yego muhumure. Rero niba waranariza amarira Imana yarayumvishije nuhemukira Imana ntunayituke. Imana yemeye kubinyuramo ariko ntabwo uzabigumamo. Nihuta cyane ari kintu abantu batari bamenya. Ugomba kuragiza Imana ibintu byawe. Kuragiza Imana ibintu byawe kwibwira urugendo rwanjye Imana irubemo. Kwibwira uti uruhagararemo cyane ko imbere ntabwo umuntu abahazi. Umenya ibirimo, abantu bari kureba ukuntu bishimye, bari kureba ibya none iyo celebration. Nibyo muserebure mwishima ariko umuntu amenye ngo Imana niyo mugenga. Abantu bakwiye kwiragiza ibintu biri imbere. Hanyuma ikindi kwezwa no gukiranuka. Bizana Imana mu buzima bwawe. Ubuzima bwezwa, ubuzima bwo gukiranuka buzana Imana. Icya kabiri, kuvuga imbaraga z'Imana. Ukanabwira Imana ko ibintu utari wabona atari uko byayishikanye. Kuba uri ingumba utari wabyara bisobanuye ko abana bashize ku Mana. Kuba uri umusore utarakora ubukwe ntibivuze ko abakobwa bashize. Mbona no guhugura abantu bavuga ngo nta bakobwa bagihari. Oya urabeshya. Ariko abantu kukibumva yuko aribo basigaye ari bo bazima, kumva nta bandi bazima bahari. Barahari ahubwo uvuga ngo Imana ikwereke umuzima mukwiranye. Ikwereke umuzima mwakubakana urugo. Abantu bose babaye skoroni ibisamba. Ariko burya nawe yurengeje ibitugo abo ngabo mwaganiraga nawe bakwita umwesikoro kwawe cyangwa se bakwita igisambo kwawe bagutuka ukundi. Buriya iyo utunze umuntu urutoki rumwe hari igihe nye zisigara zikureba. Ariko ibyo byose ikibikora kikabikora mu nzira nuko ukora icyo Imana ishaka. Icya gatatu ni ugushima Imana ku byo yakoze bitera gukora bundi bushya. Cya mbere kuba mu buzima bwezwa no gukiranuka, kwihana ibyaha no kwegerana n'Imana, kubutunga muri wowe igicaniro cy'amasengesho kizana ibihe byiza byo mu mutima. Kabiri, kubwira Imana ngo nubwo hari ibintu ntarabona ntabwo ari impamvu yo kukuvaho, sindi bugusezereho, ahubwo ndagushimira ko ngihumeka, kumva hari ibikunyuze. Icya gatatu ni ukubwira Imana ngo ndagushimira ko hari ibyo wakoze nubwo hari bitaratunganye ariko hari n'ibyo wakoze. Hanyuma twerekera ku musozo, navuze ngo abantu bakwiye kwisubiramo ukareba ahantu hose watsinzwe. Ahantu watsinzwe, ibyemezo bitari byiza wafashe ndetse n'ibyemezo byari byiza wafashe ukabivamo. Inshuti mbi zakugize igikoresho ugatandukana nazo, icyo kigare ukakirekura. Ibyo wakoze utekererejwe n'abandi ukarekurana nabyo. Kigare kibi kwishinga umuntu kandi burya umuntu wese amenya uko arwana intambara ze. Imihigo wahize ntuyihigure kandi uzi ko n'Imana ikababwire ko ugiye guhiga undi muhigo. Gihe kirageze ngo uhige undi. Uzi uzabigenza ute ko wanze guhigura uwa mbere? Nagusabaga ngo wa undi nawe ukure mu nzira. Icyagusize icyasha cyose ukagikura imbere yawe ukavuga ati iki kintu cyaranyanduje ntabwo nshaka kugumana nacyo, ubuzima bwanjye butandukane nacyo. Kandi icyo kintu abantu ntabwo bajya bakunda kubyumva.
abantu bajya bashaka kubyumva. Icya gatatu navuga, ahantu wifuza kugera ugomba gutangira gukora ikizaha kugeza. Kuko umwana umenya isura ye yavutse. Teo ntago abantu bashaka ko tubabwira ibintu biri superficiel, ariko niba ufite ibintu muri wowe bikurimo by'imishinga n'iki, kugira ngo umwaka kubere mushya, uko utangira gushyira muri implantation cyangwa se mise en œuvre cyangwa se gushyira mu bikorwa uwo mushinga, inzozi zawe tangira wige kuzishyira mu bikorwa. Kubitekereza gusa ntago bihagije, kuba byanditse muri agenda gusa ntago bihagije, no, tangira ubishyire mu bikorwa, nyine umwana umenye uko umwana azasa hari uko yavutse. Yego, usa umwana wamenya ko azaba inzobe yaravuka, ndetse n'iki cyakwijeje ko uwo mushinga wawe uzakunda. Kandi biravuze ngo ibyo ukora byose biragize Uwiteka. Muri make gusenga ni impamvu ya mbere. Kandi ikintu nashimiye Imana ntabwo yigeze ivuga ngo haze gusenga umunyembaraga. Biravuze ngo umuntu agende uko imbaraga ze zingana. Biravuze ngo izo waba ufite zose Imana yazikoreramo akaguha umugisha. Ndashoje. Ikindi ni ukwitoza kuba icyo uzaba cyo utarakiba. Biratandukanye. Imishinga no kwitoza. Ubu hari abantu bashaka kwitoza kuba abagore bageze mu rugo. Hari umuntu ushaka kwitoza kuba umugabo agahora yambaye amapantaro yenda kugwa. Ose ko ufite umwambaro wenda kugutakarana, uzaba umugabo ariko wageze mu ndagira ngo ubwire ngo icyo ubwacyo ni icyasha gituma ubwabo abantu abakobwa bakubyagiye. Umukobwa akirwa yanitse indango ni mukonda ute kandi akumva ntacyo bimubwiye. Burya reka nkubwire, hari abantu bazanyurwa n'iyo myambarire ariko hari n'abatazanyurwa. Burya kera bamaze kwigabanyiriza abakiriya. Kuko wambaye neza ukikwiza muri iyo petetere abakunda petetere bavuga ati no, uriya mukobwa wamwambika petetere, wamwambika kakambaro nkunda, we yaba ari umukiriya wawe. None wawe ukunda ibyiza byambaye by'umuntu yambaye akikwiza, nawe yavuga ati uriya mukobwa yambaye neza, nawe akagukunda. Nese ko wamaze kwidetermina ukamara kwishyira mu itsinda runaka, urumva nyine hari utari bugutekereza kubera ko utari muri guye. Ntago macinze n'ibitekerezo bye, ntago muri kumacingana, ntago ari bukwifuza. So iki kintu abantu ntago bakitaho, ntago bajya bakimenya. Ariko Theo yego tubwira abantu yuko kugira ngo umwaka ukubere mushya kandi ukubere muhire nuko utangirana ingamba. Amen. Shaka kugira abantu rero yuko dufite amakuru y'ijuru atari ay'abantu atubwira yuko umwaka umuntu wese uzegera Imana akabana nayo izamugirira neza. Ariko uzaranga ruzamubera mu bikurutaho. Amen. So rero ndagira ngo dusengere abantu baze no kurangara kubibagirwe n'inshingano. Yego, inshingano zikuri imbere byanga bikunda, ejo bundi uzaba uri kwibaza aho uri bukure, kandi byari ngombwa yuko ugira aho ugarukira. Ibyishimo bikabije bibyara ikibazo. Abafaransa baravuze ngo tout excès est mauvais. Ibintu byabaye byinshi bigakabya biba bibi. Yego. Hano nabonye bitagira icyo bitwara ni mu gakiza. Yego. Ubundi ugomba gukabya bikaba igisoryo. Kuko bitabaye igisoryo bibihira abantu. Ariko agakiza kayo kabaye igisoryo, abantu bamenya bagushakira kuvuga turiya hari ibyo atabamo, hari ingeso atagira, hari imico itamubamo. Ariko kenshi iyo abantu bashyize mu bintu byo gukomeza babibaza ati arakijijwe ntakijijwe, binavuga niwe cyangwa si we. Ni bibi. So reka rero dusengere abantu bifuze gutangirana nawe umwaka dusengana, tugwinyinge kugira ngo kandi iri jambo uzarigendereho umwaka wose. Amen. Mana izahera ibiganza byawe, Mana izakurinde ibigukura mu gakiza, Mana izakomeze ubugingo bwawe, Mana izaguhishurire bundi bushya, Mana izagukomeze, Mana izagukiza inshuti zitari iz'umumaro, Mana izakureho izatema ibihuru byatumaga uribwa n'imibu y'abadayimoni, Mana izaguhe kugira iyerekwa rizima, Mana izaguhindura umunyamumaro mu bwami bwayo, Mana izagendane nawe, Mana izagukomereza amaboko, Mana izakwibuke, Mana izakureho ibintu byagukurikiranye, ibintu bishaka kwambukana nawe bikajyana nawe bigakomeza bikamera nka elastike, Imana ibikate mu izina rya Yesu. Ndumva ashaka kwaturaho amagambo akomeye kuko ubuhanuzi bwo wabwumvishe n'imuguro wazumvishe. Ngeze mu mwanya rero wo kwatura kwera, kwatura kwa gishumba, kandi numva biri bufate. Theo birafata. Yego. Birafata. Birafata kuko ndumva ibintu birahindutse. Amen. Reka mwaturongo Imana izaguha umugisha utarufite. Imana izaguha uburyo wari warabuze.
Imana izakurinde kurutaho, Imana izaguhishurira aho ukwiye guhagarara, Imana izarinda ubugingo bwawe cyane, Imana izagukore ku maso mu bantu bazaba inkoramutima z'Imana, nawe Imana izagushyiremo, Imana izahaze kwifuza kwawe, kandi Imana izaguhindura itabaza rizima muri bene wanyu ndetse no muri sosiyete ubamo. Imana izaguhagarara, izakurinde gukenyuka, Imana izakurinde kuba umuhigo w'abadayimoni, Imana izakangara igicu cyose icyari cyaragufasheho ijambo, tukirasheho bombe y'isengesho mu izina rya Yesu. Uwiteka atemukire kugutabara. Amina. Teo, hari abantu batajya bamenya ko ibi bintu bifata, ariko turi kwatura kwera. Utangirana umwaka impinduka, Amen. Utangirana umwaka ingamba, utangirana umwaka kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Imana iguhindura amateka, igira ibintu icagaguramo, igira ibintu ikupa, igira ibintu ikata, igira ibintu kuri imbere yawe. Umwuka w'Imana atinde kuri wowe, agutindeho, kandi reka nkubwire ngo ibyo bene wanyu badafite, ego Imana ibiguhe. Ikindi uyu mwaka hamwe no gukiranuka no kubana n'Imana no kuyoboza Imana inzira, inzozi zawe zizasohore mu izina rya Yesu. Reka inzozi zawe zizasohore, kandi reka nkubwire ngo Imana igiye kuvunja abantu m'abandi bantu badasanzwe. Ego hari abantu Imana igiye kuvunja abantu badasanzwe, amateka gahinduka. Reka mvuga ngo uyu mwaka nubwo ari umwaka abazarangara uzabariza, ariko ni n'umwaka Imana izavunjamo abana abandi. Niwe cyangwa siwe? Niwe, kuko imvugo y'Imana nyine muri ibyo yavuze ngo imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizoshika. Ni umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Haleluya. Imvugo yiwe ni ihame. Yakwaturamo amagambo meza ko ndumeshaho umugisha, kandi numva nubwo nakubwiye amagambo agusaba kwitonda, ariko nagira nkubwire ko naho uri Imana irahazi, n'uburibwe ubamo Imana irabuze, n'intambara zawe Imana irazizi, urugamba uriho Imana iraruzi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo tubane maso, tudaha Satani urwaga gukomeza gukurasa imyambi y'akababaro n'agahinda, ahubwo dusengane kugira ngo ijuru ritabara ubuzima bwawe. Mwami Yesu, ngize icyifuzo cyo kwatura umugisha, kandi unyemerere uri mu ijuru ubitereho kashe. Ndatura umugisha w'ubuzima, ubuzima bwo mu mwuka, ubuzima bwo gutsinda no kunesha. Umuntu wese ukurikiranye Mose TV, nirukanye umudayimoni yari yambukanye n'uyu mwana wawe, nirukanye umwuka wose wamugenzeho ibihe n'ibihe, ncagaguye connection, ndasenze ngo umuconnecte, connection y'ijuru imubeho, ijuru rimwinjize mu cyumba kararimo, mu buhamya bushya no mu mbaraga nshya. Dete for the borai netoki de bonetandoi idevance aste kodeyama. Imana ishimwe, ndasenze ngo bihinduke kandi wigaragaze mu ruhande rwe. Urakoze kumva gusenga kandi kubanye natwe, umugisha utanga nutubeho, ubwiza bw'Imana buganze, kandi buri wese mugire neza mwami. Urakoze kumva gusenga, ngaho imbaraga zawe nizitubeho, kandi umwuka w'Imana atugenderere. Urakoze, nsabiye abari hafi n'abari kure, nsabiye abari barwaye, hari abatangiye umwaka barwaye, ndabasengeye kugira ngo guhera none bakire gukira. Hari abafite ibibazo ubibakuremo wabera Imana, hari abari mu manzo waburanire, hari abari mu maganya ubatabare, hari aba ibiganza byabo babikubise inyatsi, ndatura ngo umugisha uze mu biganza byabo, ntibongere gufatwa n'iyo nyatsi, guhera none bihinduke. Hari n'abari baratewe n'ibibazo, ariko ndasenze ngo ibibazo birangire, umwuka w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Ndasenze kandi kugira ngo Kristo wigaragaze, abari uhesha icyubahiro ku bantu bawe, ugire neza abari hafi n'abari kure, uguteza amatwi wese agubwe neza, kuko uri Imana igwa neza bayo. Ndagushimiye ko wera, ndagushimiye ko ukiranuka, kandi kugiye gutangirana abantu, ugiye gutangiza umwaka abantu bawe bari mu mbaraga no mu bihe bishya, barindwa barwanirirwa, kigeretse kuri byose umwuka wawe wera akaba muri bo. Icyubahiro n'ikibi cyawe tugucire bugufi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ubakireka niba hari ikindi, reka tugushimire, utubwirije neza rwose. Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe cyane. Amavuta y'abashumba cyangwa kwatura kw'abashumba bikunda gukorera abantu. Yego. Uwo ni umunsi mukuru natwe twageneye abantu. Yego. Kandi bawubone. Yego, amen. Yego, reka dushimire rero bari badukurikiye kuri Mose TV. Aho utarakora subscribe, kora subscribe, share, comment, dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza.
bizagira umumaro. Mm. Katubwire ngo Imana iguhereze umugisha. Asante sana. Ciao ciao.